Yesu ashimwe cyane. Nongeye kandi kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana abane namwe. Ndi wa mupasitoro mumenyereye kuri channel yitwa Tuyivuge. Urashaka kwinjiramo neza ukanyura kuri Zaburi 150 TV. Imana iguha umugisha kuko wahisemo neza ugahitamo iyi channel kuza kumviraho ijambo ry'Imana, kumva ibyo umwuka w'Imana avuga, ayishurira abantu b'Imana. Imana iguha umugisha mukunzi wanjye. Iyo niyo ndamukanya. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma uyu mwanya rero tubonye nanone kandi wo kuganira, kuzaniye amakuru meza. Arimo kukubwira aho uturuka, uwo uriwe, imbaraga ufite aho zikomoka. Ndavuga wowe mukozi w'Imana, ndavuga wowe mwene data, ndavuga wowe dufatanije urugendo rujya mu ijuru, ndavuga wowe dufatanyije ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana, ndavuga wowe dusangiye agakiza kabonerwa muri Yesu Kristo. Imana iguha umugisha uri we wese aho uri hose. Niwumva ibi byo kurya uyu mutsima nkuzaniye umeze neza, uhamagare mugenzi wawe, uhamagare mwene so mufatanye, cyangwa se woherezeho mwene so nawe tugendane, kandi Imana iratugirira neza. Rero reka dusenge kugira ngo dutangirane ubutumwa bwiza Umwuka w'Imana ashyize mu mutima wanjye ngo nkuzanire ibyo Umwuka w'Imana ampaye ngo nkuzanire uyu munsi. Imana yacu, izina rya Yesu Kristo turagushimiye, ugize neza kubana natwe, waturinze kandi waraturinze. Reka n'uyu mwanya uzubane natwe, urinde umutekano wanjye cyane. Ijambo ryawe Mwami Imana yacu ribasha gusohoza icyo waritumye, ribasha gutunganya ibyo ushaka gutunganya. Mwami, nyemerera kugira ngo ibyo ugiye kunyuza muri jyewe bisohokanemo imbaraga mu matwi y'abari bwumve, mu matwi y'abari bukurikire. Bene data tugiye kubana kuri iyi channel uyu mugoroba bahabwa umugisha hamwe nanjye ndetse hamwe n'abera bose. Umutekano wanjye wuzuye, umutekano wa bene data wuzuye, uzutugirire neza. Turagushimye ko waduhamagaye ubwawe kandi udutoranya kugira ngo uzatugirire neza. Twese Mwami Imana yacu, twese dufashwe, twese duhembuke, hatabonetse ikirogoya na kimwe, mu izina rya Kristo Yesu Umwana w'Imana. Amen. Yesu nashimwe. Hanyuma turasoma hano mu gitabo cyitwa Gutegeka kwa kabiri, igitabo cya 5 cya Mose, cya 32 umurongo w'9. Haranditse ngo Yosuwa mwene Nuni yari yuzuye umwuka w'ubwenge kuko Mose yari yaramurambitseho ibiganza. Yari yuzuye umwuka w'ubwenge kuko Mose yari yaramurambitseho ibiganza. Yosuwa uyu nguyu niwe wakomeje umurimo wo gushumba Abisiraheli mu gihe Mose yari amaze gupfa. Hanyuma Mose yari yaramuteguye nk'uko Imana yamutegetse, ubwo yari arimo kubona ko urugendo rwe rurangira. Hanyuma Mose amurambikaho ibiganza bye, aramusengera. Imbaraga z'Imana zari muri Mose zijya muri Yosuwa. Hanyuma uyu murongo uranditse ngo Yosuwa mwene Nuni yari yuzuye umwuka w'ubwenge kuko Mose yari yaramurambitseho ibiganza. Imana ishimwe cyane. Noneho reka twihute tujye gusoma hano muri kino mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, ibice 11 umurongo wa 25 kugeza kwa 27, ibice 11. Hanyuma dusome mu izina rya Yesu. Haranditse ngo muri iyo minsi Yesu aravuga ati, ndagushima Data, Mwami w'ijuru n'isi, kuko wahishe ibyo abanyabwenge n'abahanga ukabimenyesha abana bato. Ni koko Data,
kuko ariko wabishatse, ni koko data kuko ariko wabishatse. Byose nabihawe na data, kandi ntawe uzi umwana w'Imana keretse se, kandi ntawe uzi se keretse umwana w'Imana, n'umuntu wese uwo umwana ashatse kuyimenyesha. Naho nashatse. Ntawe uzi se keretse uwo mwana w'Imana, ndetse n'undi wese uwo mwana ashatse kumumenyesha. Yabanze ashima Imana, ashimira data wo mu ijuru, aravuga ngo ndagushima data muremyi w'ijuru n'isi, kuko wahishe ibyo abanyabwenge n'abahanga ukabimenyesha abana bato. Iby'ubuhanga, iby'ubwenge, iby'ubwami, iby'ubugingo, iby'ubuzima ntabwo ari iby'abahanga, nta nubwo ari iby'abanyabwenge, ahubwo yahisemo abana batoya, abari batoranya. Umwana mutoya ari mu mugabane w'abantu batarandura cyane, batarahumana cyane. Abana batoya bagaragara mu mugabane w'abantu batari babika ibintu byinshi mu mitwe yabo, nta nzika, nta mafuti menshi, kuko abana no mu bikino byabo akenshi nta bicumuro bibamo, ntabwo baramenya ibyaha. Ndagushima data ko ibi utabimenyesheje abanyabwenge n'abahanga, ahubwo ukabimenyesha abana batoya. Imana ishimwe cyane. Hanyuma turacyari muri introduction cyangwa se iriburiro 27, aravuga ngo byose nabihawe na data. Uyu ni Yesu. Kandi ntawe uzi umwana w'Imana keretse se, kandi ntawe uzi se keretse umwana w'Imana, n'umuntu wese uwo mwana ashatse kumumenyesha. Abafarisayo n'abanditsi baba barabaza ngo umwana w'Imana ninde, kandi ise ninde? Ese wowe urinde? Nikodemo we yagize amatsiko, aramusanga hariya mu bice 3. Nukurikirana hariya hepfo uraza kubonaho Nikodemo yasobanuye avuga ibya Yesu Kristo. Hanyuma abafarisayo n'abanditsi baravuga ngo nawe ugiye kumwizera. Nikodemo yashatse kumenya, aramwegera hariya mu bice 3 bw'ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana. Aramwegera aramubaza ngo mwigisha, tuzi ko uri umwigisha wavuye ku Mana, ese nakora nte, ngenze nte? Aramubwira ngo ukwiriye kubyarwa ubwa kabiri. Uragomba kubyarwa n'umwuka n'amazi, ukabyarwa ubwa kabiri. Hepfo aravuga ngo kibyarwa n'umwuka n'umwuka, kibyarwa n'umubiri nacyo ni umubiri. Ntabwo ubasha gusobanukirwa data wa twese utabihawe, ntabwo ubasha gusobanukirwa umwana wa Yesu Kristo utabihawe. Hanyuma yarababwiye aba banditsi n'abafarisayo, bamubajije ngo umwana w'Imana ninde, kandi yavuye he, kandi yaturutse he? Ariko aramubwira ngo ntawe uzi uyu mwana atabihawe na data. Uzi uyu mwana azwi na se, kandi na se nawe azwi n'umwana, n'umuntu wese uyu mwana abihaye kumumenya. Imana ishimwe cyane. Reka twihute tujye gusoma hariya, twihute tujye gusoma kandi nanone ibyakozwe n'intumwa 18:26 kugera ku murongo wa 40. Wibuke intego y'iri jambo, iravuga ngo ibyo ufite byose bifite inkomoko yabyo, ibyo uzi byose bifite inkomoko yabyo. Byakozwe n'intumwa 18:26, 18:26 kugera ku murongo wa 40. 18 umurongo wa 26 turagera ku murongo wa 40. Turasara asoma amagambo ajya kuba maremare,
ariko ndihutisha cyane kugira ngo ndaza kurambirwa. Haranditse ngo umutwe w'amagambo ni amakuru y'uyu munyetiyopiya w'inkone yizera Yesu. Haranditse ngo bukeye marayika w'umwami Imana abwira Filipo ati haguruka ugane ikusi ugere mu nzira imanuka ijya i Yerusalemu ikajya i Gaza, ya yindi ica mu butayu. Arahaguruka aragenda, nuko haza umunyetiyopiya w'inkone, umutware n'umunyabyuma w'ibintu bya Kandake, umugabekazi w'abanyetiyopiya, yari yaragiye i Yerusalemu gusenga. Uyu murongo wa 28, yasubiragayo yicaye mu igare rye asoma igitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Umwuka abwira Filipo ati sanga ririya gare ujyane naryo. Filipo arirukanka yumva ajyana naryo. Filipo arirukanka yumva asoma igitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Aramubaza ati ibyo usoma ibyo urabyumva? Yumvaga bisoma nk'inkuru nyine, yumvaga bisoma nk'amakuru asanzwe, akabona mu maso ye figire ntabwo yerekana ko ibyo arimo asoma abyumva. Hanyuma uyu munyetiyopiya w'inkone yari yasomye koko ubona ashishikaye, ariko Filipo aramwitegereza aramubaza ati ibyo usoma ibyo urabyumva? Undi ati nabibasha nte ntabonye ubinsobanurira? Yinginga Filipo ngo yurire bicarane. Ibyo yasomaga mu byanditswe byari ibi ngo yajyanwe nk'intama bajyana mu ibagiro, kandi nk'uko umwana w'intama ucecekera imbere y'uyikemura ubwoya, niko atabumbuye akanwa ke ubwo yacishwaga bugufi. Urubanza rwari rumukwiriye barumukuyeho. Umuryango we uzamenyekana ute ko ubugingo bwe bukuwe mu isi? 34. Iyo nkone ibaza Filipo iti ndakwinginze mbwira ayo magambo umuhanuzi yayavuze kuri nde, kandi yayivuzeho cyangwa yayavuze ku wundi? 36. Filipo aterura amagambo ahera kuri ibyo byanditswe, amubwira ubutumwa bwiza bwa Yesu. Bagenda mu nzira bagera ku mazi. Iyo nkone iramubaza iti dore amazi, ikimbuza kubatizwa n'iki? Filipo arayisubiza ati niba wizeye mu mutima wawe wose birashoboka. Nayo iti nizeye Yesu Kristo ko ari umwana w'Imana. 38. Itegeka ko bahagarika igare, baramanukana bajya mu mazi bombi. Filipo n'inkone arayibatiza. Bavuye mu mazi, umwuka w'Imana ajyana Filipo. Inkone ntiyasubira kumubona, kuko nuko ikomeza kugenda inezerewe. Murongo wa 40. Ariko Filipo abonekera muri Azoto, agenda abwira abantu ubutumwa bwiza mu mudugudu wose kugeza aho yagereye i Kayisariya. Ni amagambo maremare, abantu benshi ntabwo bakunda gutega amatwi ijambo ry'Imana mu gihe dusoma.
imirongo yagiye ibabana myinshi, ariko hari n'ukunda gutega amatwi agakurikirana umurongo ku wundi akabasha kumva icyo twashatse kuvuga. Imana ishimwe cyane, akumva icyo ijambo ryashatse kuvuga. Imana ishimwe rero. Hanyuma hano twari tugiye kuvuga agace gatoya kuri Yosuwa uriya guhabwa imbaraga z'umwuka w'ubwenge muri we, abikomeye mu biganza by'umugaragu w'Uwiteka Imana Mose, ubwo yamurambikagaho ibiganza nyine akamusengera. Bibiliya yatubwiye ngo Yosuwa yari afite umwuka w'ubwenge muri we, kuko Mose yari yaramurambitseho ibiganza, bivuze ngo yaramusengeye. Imana ishimwe cyane. Hanyuma nari nshatse kukubwira ngo ibyo ufite, ibyo uzi, ibyo utunze muri wowe bifite aho byakomotse. Bishobora kuba ari umunyempano, bishobora kuba ari umushumba wawe wagusengeye, bishobora kuba ari bishop wakurambitseho ibiganza akagusengera. Burya ntukabihinyure, burya tubasengera muhabwa izindi mbaraga. Imbaraga z'umwuka wera w'Imana zibazamo, imbaraga z'ubwenge zibazaho, imbaraga zo gusoma ijambo ry'Imana, za mpano z'umwuka zibazaho. Ntabwo twabana n'itorero ngo turisengere rye kubatizwa mu mwuka wera. Ntabwo twabana n'abakristo ngo tubasengere be kubatizwa mu mwuka wera. Ntabwo twabasengera ngo be guhumuka, bahabwe kureba kure, bahabwe ubwenge budasanzwe mu by'Imana ndetse no mu byabo bwite, ariko cyane cyane mu by'Imana, kuko niyo ntego y'ijambo. Imana ishimwe cyane. Aha rero Yesu, abanditsi n'abafarisayo baramukurikiranaga mu myigishirize ye, mu mivugire ye, bakamureba. Bamwe bakavuga bati kabisa uyatandukanye n'abandi. Abaturage bari aho bamureba, bakumva ibyo avuga, bakabona ibyo akora, bakavuga zitandukanye n'abandi. Bamwe bakavuga bati ni umuhanuzi, abandi bakavuga bati ni Eliya, Eliya waje, abandi bati ni Yohana. Nuko nyine bakagira ukuntu bamuvuga, bakagira ukuntu bamudekiriva. Ariko abanditsi n'abafarisayo nabo bakamugira impaka cyane, bakavuga bati ariko se ubundi uyu ni nde? Ibi ngibi yabikuye hehe? Arigereranya, batarigereranyije, cyangwa se arigereranya. Abandi bakagira ukuntu bamuvuga, ariko bakabazanya batasi ubundi ninde? Ni mwene nde? Bamwe bati turamuzi, ni mwene Yosefu, ni mwene Mariya hariya hirya, aba ku ibarizo, aturuka hariya hantu babaza, umuryango w'ababaji, abantu b'abakene hariya. Bati nimureke ibyo amakuru ye. Mbega bakumva ni ibintu by'inzaduka batarimo bumva neza. Ariko hamwe Yesu arababwira ati ndagushima data, kuko iby'ubwenge, ubumenyi bw'ijuru, ubumenyi bw'iby'ubugingo, haleluya, utagiye ngo bimenyeshe abahanga b'iyi si cyangwa se abanyabwenge b'iyi si, ahubwo waragiye bimenyesha abana batoya. Imana ishimwe cyane. Hanyuma hano hepfo Yesu nawe aravuga ati ntawe uzi uyu mwana. Bamugiragaho impaka cyane, kereka se, kandi ntawe uzi se keretse umwana, kandi n'undi muntu wese umwana ashatse kumumenyesha amakuru yuzi aturuka, afite aho haturuka. Yesu ataguhaye kumumenya, Yesu ataguhaye amakuru mu buryo bw'umwuka, ataguhaye gusobanukirwa mu buryo bw'umwuka, ntabwo wamumenya. Bamwe bitegereza abantu b'abavugabutumwa, bareba abashumba, bareba abahanuzi, bavuga ati ubundi ibi bintu byavuye he? Kweri nk'ibi bintu biza ku muntu gute? Hamwe yigeze avuga ngo ubwo yari afite akabari, hanyuma akabari kaza guhomba, aravuga ati ngiye kubihindura rero nanjye, ubwo mbona bakora insengero ziba zirimo amafaranga, amaturo n'ibya cumi n'ibiki, nanjye ngiye guhindura akabari kanjye nkagira urusengero, nshaka Bibiliya n'indirimbo. Atangira gushaka n'abantu bazajya baza bakabwiriza abantu ati se biriya bavuga, bakitikiza, bakagira gute, bagahanura. Ati se buriya twebwe ntitwabivuga. Atangira avuga ibintu by'ibitangaza gusa, atangira yigisha abantu, ariko akababwira n'ibitangaza bikaze. Abantu benshi baza kuko baramukurikira pe, nta makuru y'ibintu byabaye tuzi, baramukurikira. Ariko ibyo agenda bahanurira babwira ntibisohoke, bagategereza ko bizasohora bakabibura, bagacika intege, bakagenda. Abandi bakaza akajya yiyaminiya. Iyo yabwirizaga bati nimvuga haleluya mujye muvuza induru nyinshi cyane, ati muhaguruke mutege n'amaboko cyane, mbega mwisabaganye nk'abagiye mu mwuka.
ati hanyuma abantu bemere nibarangiza baduha amaturo. Nta gihe kinini bamaze, amaturo yarabonetse koko bayarwaniramo kuyagabana birabananira, kuko bahanuraga abantu ibintu by'ibitangaza gusa byinshi kandi ntibisohore. Nyamara uwo babibwiye uwo munsi akagenda yizeye agatanga n'amaturo. Nuko ibyo rero ndagira ngo mbabwire ko iyo utabihawe na data wa twese, ubwo umwuka w'Imana ataje ngo akusobanurire aguha amakuru, iyo Yesu atabiguhaye ngo agusobanurire, data wa twese wera wo mu ijuru akwibwire nawe ubwe, akumenyeshe, aguha amakuru, umenye neza ibintu urimo ibyo ari byo, ubyizere. Numara kubyizera kandi bibe muri wowe, ko biraza bikaba muri wowe, bikaba ubuzima. Imana ishimwe cyane. Aha niho Yesu yavuze ngo ntawe uzi data keretse uwo mwana, kandi ntazi uwo mwana keretse se n'umuntu wese uwo mwana amumenyesheje. Imana ishimwe. Amakuru yose ahabwa, amenyekanishwa kuwo yahawe. Rero ibi bintu utibwira ngo nuko wasomye cyane Bibiliya, wanayisoma rwose, n'ibindi bitabo turabisoma byinshi tukabibika mu mitwe yacu, ibindi tukagira muri archive zacu, tukaba tubifite mu mahistoriki yacu, tuba tubifite. Ariko iby'ubu bugingo, iby'ubumenyi bw'ijuru, iby'ubumenyi bwo kwizera, tubihabwa na Yesu Kristo iyo yadutoranije. Haleluya. Iyo yadutoranije atumenyesha neza isi, atumenyesha neza iby'ubu buzima, nawe ubwe akatwibwira ubwe, aratwimenyekanisha ubwe. Imana ishimwe cyane. Nashatse kukubwira ngo ibyo ufite byose bikomoka kuri yo, bikomoka kuri we, bikomoka ku Mana, bifite inkomoko. Hariyo abantu yashyizeho. Uyu munsi ntabwo uzajya kubona ngo ubone Yesu araje, cyokora mwiyerekwa. Hari igihe ushobora kujya mu mwuka ukanamwerekwa ukamubona pe, mukanaganira, akanakwibwira pe. Niwumva ngo ni marayika w'umwami Imana, uwo ni Yesu Kristo uzabuje ahuriye. Imana ishimwe cyane. Uzabona aje ari nk'izuba rirabagirana, ritwika, rikaze, akaza mu mukororombya w'izuba akakwiyereka, jya umenya ngo ni Yesu Kristo uje. Imana ishimwe cyane. Uzamubona ntugirirwe ubuntu. Kimwe n'uko utagira n'iryo yerekwa, ariko ukabwirizwa ubutumwa bwiza, babashumba nka Mose bakagusengera, bakakurambikaho ibiganza, ugahabwa kumenya, ugahabwa imbaraga zo kumenya ijambo, ugahabwa imbaraga zo gusobanukirwa ijambo. Yaravuze ngo ntawe uzi uwo mwana keretse se, kandi umwana niwe uzi se, kandi se niwe uzi umwana, kandi nanone n'undi muntu wese uwo mwana ashatse kumenyesha data wa twese cyangwa nawe ubwe. Imana ishimwe cyane. Ibyo ufite rero bikomoka aho iri, bikomoka aho ari, bikomoka kuri we, binyuze mu biganza byabo yatumye. Burya nubwo wagira iyerekwa rero rya nijoro ukarota inzozi, cyangwa ukaba mu nzira ugenda ukumva ijwi riturutse ku muremyi wawe, hari uzaza kubihamiriza muri wowe. Ugomba gushaka abashumba ukababwira ibyo wabonye, ibyo warose, iyerekwa wagize. Bamwe nuko bahamagarwa n'Imana kenshi. Imana ishimwe. Mwibuke Samweli ihamagarwa rye, yari aryamye mu rusengero ari kumwe na Samweli, hanyuma Uwiteka Imana aramuhamagara, we yirukanka ajya kwitaba Eli, umutambyi Eli. Aramubwira ati ndakwitabye kuko umpamagaye, ariko Eli yumva ntamuhamagaye, ati subira ujye kuryama. Yibwira ngo ni inzozi zisanzwe. Bwa kabiri yumva ijwi rimubwira ngo rimuhamagara ngo Samweli, Samweli. Arirukanka ajya ku mutambyi Eli. Eli yari ahari nyine, umutambyi yari ahari, yumva niwe, yumvaga nta wundi waza kumuhamagara muri iryo joro. Ajya kuryama. Bwa gatatu amusubiyeho aramubwira ati noneho niwumva ijwi riguhamagara, wumva guhamagaye, mubwire ngo karame ndi hano, ndi hano mwami, mbwira icyo ushaka, ndi hano umugaragu wawe. Witabe noneho wemere, tega amatwi wumve icyo akubwira.
Imana ishimwe. Ufite byanze bikunze hari umushumba hafi yawe cyangwa hari umuyobozi hafi yawe ukwiriye gukomeza ibyo wigishwa n'Imana, ibyo umenyeshwa n'Imana, kandi azabikomeza. Ibiganza azakurambikaho, amagambo azakwaturaho, azagusengera, inama azakugira zizatuma ugwiza imbaraga zo kumenya neza ibyo wigishijwe n'Imana, ibyo Umwuka w'Imana yakuzaniye azagusobanurira n'inzozi se simbizi. Umunsi umwe ariya mu bice 8 byakozwe n'intumwa, uriya Filipo Imana yamuhase kugenda ngo azamuke yerekeze ikusi, amanuke mu nzira ica mu butayu kugira ngo ahure n'iriya nkone yari iri mu igare yajyaga ngo i Damasiko gusenga. Hanyuma ngo afata umuzingo w'igitabo gusoma. Umuzingo w'igitabo ushobora kuba unawufite ariko utazi n'ibirimo, ndavuga Bibiliya, cyangwa ufite n'ibitabo by'ubuhanuzi kudasobanukiwe n'ibirimo. Hanyuma ngo yari irimo isoma igitabo cy'umuhanuzi Yesaya cyanditswemo amagambo akomeye cyane ngo uyu yajyanywe mu ibagiro nk'umwana w'intama ujya gukemurwa, acecekera imbere y'uwukemura, ngo niyataka ngo uko yambuwe se ubuzima bwe azamenyekana gute, amakuru yazasobanurwa gute? Uwo muntu wafashwe agahohoterwa akajyanwa nk'intama icecekera imbere y'uyikemura akicwa, ngo umuryango we uzamenyekana ute? Mbega yumva bibaye nk'ibimwafekise mu mutima we. Yumva Filipo akimureba mu maso abona ko adasobanukira, aramubwira ngo ibyo usoma ibyo ngibyo uri kubyumva? Aramubwira ati nabibwirwa n'iki? Ntabonye ubimusobanurira. Atangira kumusobanurira amakuru ya Yesu Kristo, amubwira uko byagenze, amubwira uburyo ki yafashwe, yagambaniwe, uburyo ki atarwanye n'abamufashe, bamukubita inkoni atahindukiye ngo arwane nabo, bamuzirika imigozi, ukuntu bamubabaje kugeza bamuzamuye ku musaraba. Mbega yerekana amakuru yose, uburyo ki atarwanye, kandi uburyo ki yamanitswe ku musaraba abyemera. Yabaye nk'umwana w'intama ucecekera imbere y'uwukemura cyangwa se uyibaga, niko nabivuga kiri Kinyarwanda cyumvikana. Ntabwo yarwanye, ntabwo yigeze ahakana ngo avuga ati oya ndarengana, murampora iki cyangwa n'iki, ahubwo yaracecetse, yarembeye kugira ngo asohoze icyo se yamutumye. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Hanyuma iyi nkone nayo iravuga iti ariko kweri uyu nkwiriye kumwizera by'ukuri. Yarajyaga gusenga, yarizeraga Imana, ariko yarataramenya amakuru ya Yesu Kristo. Ngo baragenda bari mu igare we na Filipo, ngo bagera ahantu ku mazi yamaze kuba convaincu, yamaze gufatwa n'ijambo. Hari ukuntu Umwuka w'Imana akuzaho ukumva urimo urabyumva neza iby'Imana irimo ikuganiriza, ukumva urimo urabyumva neza. Aramubwira ati amazi ngaya kandi ndi kumwe nawe, ntabwo nabatizwa, wabyemera nkabatizwa? Kimbuza kubatizwa n'iki? Filipo ati nawe niba wizeye n'umutima wawe wose ndakubatiza. Baramanukana mu mazi, aramubatiza. Imana ishimwe. Baranezerwa, akishimye avuye mu mazi anezerewe. Umwuka w'Imana ngo araza afata Filipo kandi arongera aramutwara, amutandukanya nawe, ntiyongera kumubona. Hanyuma inkone nayo isubira mu igare yigendera, ariko inezerewe. Imana ishimwe. Inkomoko y'ibyo ufite, iyo bifite ireme, iyo bituruka ku Mana, utariganye abahanuzi, utigana ababwiriza butumwa bwiza, ubifite muri wowe, warabihawe, bifite inkomoko, bifite navuga aho biva ntaho bijya, biba muri wowe, bigira imbaraga, bibyara umusaruro, bibyara ubuzima, bikakubera ubuzima. Imana ishimwe cyane. Uyu nguyu Filipo yari yarahamagawe nawe, ni amakuru maremare sinjya kwinjira mu muhamagaro kwa Filipo na Natanayeli bahura na Yesu Kristo, wenda ngo muvugeho byinshi. Filipo yari yarahamagawe, mbese muri make yari yarabonye Yesu, yari yarahawe kumenya neza uyu mwana Yesu Kristo, yamaze kumenya neza umwana w'intama w'Imana. Imana ishimwe cyane. Umwuka w'Imana muri we, imbaraga z'Imana muri we,
zakoraga imirimo. Hanyuma ngo umwuka w'Imana aza kuri Filipo aramubwira ati hute uzamuke unyure ikusi umanuke mu nzira igana mu butayu hanyuma nkwereke. Imana ishimwe. We yazamutse atanamenya icyo agiye gukorayo. Hari nk'ukuntu umwuka w'Imana kuzaho akagukoresha imirimo nawe ubwawe utari uzi kuri bukore uwo munsi. Iyo wemerera umwuka w'Imana, iyo wemerera ubushake bw'Imana ukagenda aragukoresha. Ariko izo mbaraga ntabwo ari uko wariye ibiryo byinshi, ntabwo ari uko wasomye ibitabo byinshi, ntabwo ari uko wize byinshi, ahubwo ni uko bifite ahantu inkomoko, biba muri wowe, birahari, warabihawe, ubana nabyo, ugendana nabyo. Nigeze numva umuntu avuga ngo ni gute umuntu aba ari mu bishyimbo abagara agahanurira nk'abantu nka 5 kuri telefone, ati bose akababwira akabona ibyo ababwira. Hari ibintu Imana iba yarateretse mu muntu, yarashyize mu muntu, yarabitse mu muntu bibamo. Waba uhinga urabyumva, waba uri mu kazi urabyumva, waba uryamye urabyumva, ushobora kubyumva. Imana ishimwe. Bagutungura batagutungura biba muri wowe. Uyu muntu ababwamo n'imbaraga z'Imana. Uyu muntu agira imbaraga z'ubwenge, agira ubutunzi bw'ubwenge. Yarambitsweho ibiganza n'abashumba cyangwa n'abakuru b'itorero. Uyu muntu yarasenze, uyu muntu yahuye na Yesu Kristo, uyu muntu afite amakuru yahawe kumenya. Imana ishimwe cyane. Ni korali ndumva Jehova Jire yarimbye ngo imigisha utanga mwami wanjye ntiwongeramo umubabaro, yaguhaye umugisha. Uwo mugisha rero kumenya Imana, abantu benshi niba bizi ko uruta amafaranga cyangwa n'ibindi byose. Iyo ufite uwo mugisha wo kumenya Imana, wo kugendana n'Imana, urahirwa. Ibyo ukora kuko ubikora neza ukiranuka, biremera. Niko Zaburi ya mbere tubwira, icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Uyu muntu arahirwa. Niyo mpamvu benshi babigize urucuruzo, kubera ntabwo bazi amakuru, ntibazi aho byaturutse. Babigize urutundo. Yasengera umuntu yabona akiza akamubwira ati zana amaturo, ndetse akanamuca n'amafaranga rwose yumva ashaka, kandi bakayatanga koko. Ariko siko bigenda. Nuko ibyo ufite bifite aho bituruka, byaturutse ku Mana, byaturutse ku Muremyi wawe. Iriya nkone yahawe kumenya Yesu Kristo, yahawe kumenya Yesu Kristo. Umwuka w'Imana binyujije muri Filipo, iyo utajya kumusobanurira biriya byanditswe byera arimo asoma, arizera aranabatizwa. Ntekereza ko amakuru yagiye avuga hari amakuru meza atandukanye na mbere, atarahura na Filipo. Wahuye nandi? Reka nongere nkubaze, waba warahuye nandi? Waba warahuye n'umushukanyi? Usubire murebe. Impamvu utarimo kumenya, ushobora kuba warahuye na Pirate. Ariko niba warahuye na Yesu Kristo, yaguhaye kumenya Imana by'ukuri, aguha kumenya Yesu Kristo by'ukuri. Mwuka wera umenya amakuru afatika y'ubuzima, amakuru afatika y'ubugingo. Ibyo ufite rero bifite inkomoko, bifite aho bituruka, bifite aho biva. Imana ishimwe cyane. Ntabwo ari wowe, ntabwo ari iwanyu, ahubwo ni kuri nyirabyo. Rero hari abantu batemera yuko ibiganza by'abashumba bihesha umugisha, cyangwa biturukamo imbaraga. Ibiganza by'abashumba ujye ubyubaha, kereka ari ibya Pirate. Barahari ba Pirate batabihawe, batatumwe, baje mu rutundo, baje gucuruza, bashaka inyungu, bashaka indonke. Ariko umushumba nyakuri wahamagawe n'Imana nka Mose, wateretswe aho hantu mu rusengero huba apostle se cyangwa ni bishop, simbizi uko mubita muri kumwe, ariko mu biganza bye harimo umugisha, harimo imbaraga z'ubwenge, harimo imbaraga z'ububasha, kandi bwaturutse ku Mana, ndetse buturuka mu ijambo. Imana ishimwe cyane. Yesu atuma abigishwa be yarababwiye ngo mugende mubwiriza ubutumwa bwiza, mwamamaza ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana, mubabwire yuko nza vuba, mubabwire ko ubwami bw'Imana buri hafi, mubabwire kwitondera ibyo nasize mbabwiye, kandi ndi kumwe namwe kugera ku mpera y'isi. Umutungo mbahaye, mugende musengera abantu bakize, mukize abarwayi, mwirukana abadayimoni bose, mukize n'ubumuga bwose.
haleluya, ndetse muzure n'abapfuye, nabyo rimusome neza. Imana ishimwe cyane. Ni ubutwari. Icyo gihe arababwira ngo ntimutware uruhago rurimo ibintu, ntimutware imyenda, aho muzagera bazabatunga. Abakozi b'Imana ubundi dushinzwe kubatunga. Nuko hari igihe baza bigana abandi nta kintu bafite mu mvumba yabo, mu ruhago rwabo nta kintu kirimo mu by'ukuri, ari ugutekinika abantu. Ariko niba ufite ijambo ry'Imana muri wowe rizagutunga, niba ufite ibyera by'Imana muri wowe bizagutunga. Ntuzirwe ushyiraho ibiciro uvuge ngo muratangaya, murarihaya, ntabwo ari byo. Abantu batura n'amaturo ugasanga barayashwanira n'abashumba, barayashwanira n'abapasitori babo. Abantu baza gushima Imana ugasanga ntabwo ari byo. Wowe mukozi w'Imana ugomba kubaho gatungwa n'umurimo w'Imana. Ntabwo ugomba kwicwa n'inzara. Ariko hari n'igihe Imana igupimisha n'inzara ukabona n'iyo tike, kandi ukabwiriza, kandi ugasengera abantu, kandi ntuhemuke kugeza aho ibyawe bizazira. Imana ishimwe cyane. Niba bifite aho byakomotse, bizazana n'ibigutunga, bizazana n'ibigufasha, bizazana n'ibifitiye umumaro ubuzima bw'umuryango wawe. Ariko kandi uramenye igihe cyo twinjiyemo ukwiriye kumenya no gukora n'ibindi ku ruhande bizagufasha kugira ngo udahemuka. Uzabikora niba hari impano z'umwuka w'Imana ziri muri wowe, ujye kubwiriza ijambo ry'Imana riri muri wowe, usenge, ariko uzagire ku ruhande ibindi bintu ushobora gukora bibasha kugutunga. Kuko niba utari umushumba uhawe itorero ngo ujye kuriragira, ujye kurishumba, niba utari se bishop cyangwa se apostle, niba udafite izo nshingano, itorero rizareba rikagupangira. Ariko kandi uri umuhanuzi, ariko kandi usengera abantu, izo mpano zo gusengera abarwayi urazifite, ariko kandi imbaraga z'ubwenge ziri muri wowe. Nuko kandi ugomba kubaho. Ikizima ni uko wamenya gushakisha n'ibindi bintu bizagutunga ku ruhande, kugeza aho wenda Imana ikuzamuriye ugahabwa inshingano zishobora kuguhemba mu itorero. Imana ishimwe cyane. Ibyo ufite byose bifite aho bituruka, bikomoka. Ntuzabishushanye n'impano umuntu ahabwa n'abantu cyangwa se wabikomoye. Oya, byaturutse, bifite aho bituruka, kandi aho bituruka uharinde. Numvishe umuntu uvuga ngo njyewe ngo ntabwo nemera abapostori, ngo ntabwo nemera abapasitori, n'abashumba, mfite umushumba wanjye ni Yesu Kristo. Oya, hari umuhesha w'umugisha w'ibyo ngibyo, umurezi w'izo mpano ngo zikore neza. Niba nta mujyanama ufite, niba nta mushumba hafi yawe ukugira inama, ugufasha gusenga, akakuyobora. Ntabwo twese ariko tuziga teoloji, ntabwo ariko twese tuzasoma Bibiliya ngo tuzayirangize, ntabwo ariko twese twabishobora. Ariko niba impano z'Imana ziri muri wowe, zifite aho zaturutse, zifite aho zakomotse muri wowe, wabihawe n'Imana. Yesu yaguhaye kumenya Imana, yagusobanuriye neza se. Imana ishimwe cyane. Yaguhaye ubumenyi, yaguhaye ubwo bwenge, bifite aho byaturutse, ariko bikwiriye kurerwa, bifite ukwiriye kubirera. Imana ishimwe cyane. Iyo twumva hari ibitubagamiye, twumva hari ibitugoye, twirukankira ku badukuriye natwe ko byagenze gutya, ukamugisha inama, akagusengera, ukumva icyo aguhaye. Imana ishimwe cyane, ugakomeza. Ariko niba udafite ugushumbye, udafite ugufasha kurera izo mpano, cyangwa se utanamwemera, ibyo ufite byakomotse hehe? Byaturutse hehe? Ibyo biri muri we bizakomera, bizahabwa agaciro, kubera ko ufite umurezi, ufite ugufasha gukomeza kuba mu murongo mwiza. Imana ishimwe cyane. Mose we, Imana yari yamuhaye abavandimwe babiri, imuha Aroni, imuha na Miriyamu. Imana yahamagaye abantu batatu, umuryango umwe, bose irabatuma. Ariko Mose akaba umushumba mukuru. Imana ishimwe. Aroni akaba nk'akanwa ke, mbega agasemura, kubera ko Mose yavugaga adedemanga, ariko yakeneraga inyuma ye uri bubivuge neza. Mbega Mose yari afite ubumuga nakwita nka begeye, ni begeye, yaradedemangaga.
nicyo yabanje kuruhanya abwira Uwiteka, amubwira ati giko ntazi kuvuga ko mvuga dedemanga. Amubwira ati Aroni uzajya uvuga, Aroni asobanurira abantu neza. Miriyamu nawe abana nabo navuga ngo nk'umudiyakoni cyangwa se nk'umufasha wabo, gakora imirimo yose yo mu ihema. Imana ishimwe cyane. Ukeneye umuntu wo kugufasha, ukeneye umuntu wakurambitseho ibiganza. Ntuzavuge ngo ntawa nsengeye, ntawa ndambitseho ibiganza. Ariko ukimara kumenya amakuru byanze bikunze, wasanze abashumba baragusengera, baragusobanurira ibyo weretswe, ibyo warose, ibyo wumvishije, ibyo ngibyo urimo ubona. Buri munsi baragusengera, baragufasha, bakugira inama kugira ngo ukure, kugeza aho nawe uzakura ukagera ku kigero cy'aho wasengera abandi nabo bagakura, wabagira inama nabo bagakura. Ibyo ufite bifite aho byakomotse. Rero sasa nicyo nashatse kugira ngo nkubwire, niba bifite aho byakomotse, niba warakurikiye abandi nawe ukabyigana, bizashira vuba. Ariko niba warabihawe bifite inkomoko, bizarama. Imana ishimwe cyane. Hari n'indangare zirangara zarahawe ibyo bikazicika kubera gukunda iby'isi, gukunda indonke, mbega navuga ngo kunyoterwa cyane n'iby'isi bikagutesha umurongo w'ibyo wahawe, ukabinyagwa, kuko ibivanzemo n'ibicumuro, kuko ibivanze n'ibyaha, kuko ibivanze n'uburiganya. Biradisapiyaringa, biragenda, kuko umucyo ntabwo ubana n'umwijima. Mwuka wera w'Imana atura ahantu hera, hejejwe. Iby'Imana byera biba mu muntu ukiranuka, biba mu mukiranutsi. Navuga ngo uwo Yesu yagereranyije nk'umwana mutoya, uyu muntu wihangana, ubasha kwihanganira ibi bintu bimupima cyangwa bimugerageza, ameze nk'umwana mutoya. Uyu muntu ubasha kubabarira, uyu muntu ubasha gukira vuba igikomere bamukomerekeje, uyu muntu umeze nk'umwana mutoya. Kandi abanyabwenge b'abahanga bo hejuru bo uzumva bavuga ngo Imana ntayibaho. Nigeze numva umuntu avuga Imana ntibaho, ntiyaremwe, ntiyagize gute. Ariko kandi amateka y'ubuzima bwe, amateka y'umuntu iyo atemera Imana, amateka yawe yanze bikunze, harabikwemeza ko hari isumba byose, ko hari ishobora byose, ko hari yakuremye. Ugenda ubibona, araho ikureka rimwe ugapimwa n'isi, ugatangira kuvuga uti Mana mfasha. Iyo uvuze ngo Mana mfasha kandi uri mu bantu bayihakana, igendera ngo ubuhinduye ibyiyumviro byawe, utangira kuramya Imana utemeraga bitewe n'aho ugeze. Navuga akomeye cyangwa se aruje, kandi iyo ni nyembabazi ikugirira neza. Imana ishimwe cyane. Hanyuma rero nagira ngo nkubwira yuko imbaraga z'Imana ziri muri wowe zaturutse mu biganza by'abashumba bakurambitseho cyangwa bagusengeye, zaturutse ku Mana nyir'ijuru, hanyuma ziba muri ba bashumba, ziba muri barya bagushumbye, zituye muri barya bagushumbye, babyemera utabyemera, zituye muri bo, ziba muri bo, zikorera muri bo, babyemera utabyemera. Iyo utarimo wemera abo bagushumbye, wabaye ikirara, uba wataraye, utakigira ababyeyi, uba n'umuntu wandagaye muri make. Kuko n'uwakurenganya, n'uwakuvogera akakubaza ati uturuka he, ubundi urinde, ninde ukuzi? Ubu ngubu wakubaza ngo urinde, ninde ukuzi? Ukavuga wa wundi wataye, iyo umuhamagaye kugira ngo akurengere avuga ati ntabwo muzi, avuga ati ntabwo ibyo arimo mbizi. Ntimugasigaye ababarambitseho ibiganza, ntimukirengagize guhamagara kwanyu, ntimukirengagize aho muturuka, ntimukirengagize ababareze, ntimukirengagize ababyeyi mu mwuka. Udafite umubyeyi mu mwuka ni byiza kumushaka. Imana ishimwe cyane. Buriya Filipo yavuze ubutumwa, buriya Filipo yakoze umurimo ukomeye, ariko yatumwe na Mwuka Wera, yatumwe n'Imana. Igihe amubwira ngo zamuka unyure ikusi umanukane inzira y'ubutayu, we yari azi ko ari buhure n'iriya nkone. Ariko iriya nkone yahindukira ikavuga ngo ibyo namenye, ibyo nahawe, nahuriye nabyo mu nzira ntawambwirije. Filipo yaramubwirije, aranamubatiza. Ntabwo yakwibagirwa ko yahuye na Filipo. Imana ishimwe. Yosuwa nawe izi mbaraga, ziriya mbaraga zamufashije kuyobora abari Abisirayeli akabageza i Kanani. Muri bikaba n'abagabo babiri b'intwari,
Yosuwa na Kalebu nibo bagabo bakuru, nibo bantu bakuru bageze i Kanani, igihugu cy'isezerano, hanyuma hamwe n'abana bavukiye mu butayu n'abagore babo. Abandi bose bashiriye mu butayu bwo kutizera. Imana ishimwe. Ariko izi mbaraga zari muri Yosuwa zikomoka ku Mana, ariko zaturutse mu biganza bya Mose, wamurambitseho ibiganza agahabwa imbaraga z'ubwenge, akabasha kubayobora. Reba Salomo hawe kuyobora Isirayeli ari mutoya, niwe mwami mu bami bayoboye Isirayeli ari mutoya, ajya gusenga asaba Imana ubwenge, ibyo yagombaga gusaba byose Imana yamuhaye uburenganzira, yamuhaye go ahead, asaba icyo ashaka, saba icyo ushaka. Arangije aravuga ati data, njyewe ndisabira ubwenge, dore ngiye kuyobora abantu bakuze, bantanze administration, bantanze kuyobora, bazananiza sinzabashobora. Aravuga ati ndisabiye ubwenge, ubwenge. Ariko Imana iramubwira ngo gusabye neza, n'ubutunzi ndabuguhaye, n'imbaraga ndaziguhaye, n'ibindi byose ukeneye ndabiguhaye. Imana ishimwe cyane. Yes, bituruka ku isoko nyirabyo afite, ariyo umuremyi wawe. Bituruka ku Uwiteka, bituruka kuri Kristo. Haleluya. Ibyo umwuka w'Imana kuzanira bifite aho biva, ntabwo ari wowe, nta nubwo ari nawe wabishatse kugira ngo ube uko nguko uri, ahubwo ni Imana yabishatse. Iraza iragushaka, irakubona, ikora biriya muri rugendo rwose wagenze kugeza uyu munsi ngo ube uwo uri we. Uri umuhanga, Imana ishimwe. Warize cyane, Imana ishimwe. Uhagaze ukuntu navuga ko uri ikirangirire, Imana ishimwe. Ariko si wowe, ahubwo ni Imana nyirabyo yabiguhaye. Uhereze Imana icyubahiro, uyishimire, ngo Mana ndagushimira ko wampaye ibi, wampaye kumenya ibi, wampaye kuba ndi gutya. Mana ushimwe, ushimwe. Ya manota wabonaga, burya watsindaga, burya wagendaga ushimwa, burya wakoraga birya, byaturutse ku Mana nyirabyo. Hanyuma reka ngusengera Imana kugira ngo ibi bintu ubiramemo, nuko ubyitwaramo neza wiyoroheje, tishyira hejuru ngo wumve kuri igitangaza mu bandi, kuko aho waba ugeze hose ibipimisho byaha gusanga bigakoroshya. Nebukadinezari yari akomeye, ari umukire ujyana, atembera inyubako ze akavuga ati kweri narubatse, dore Babuloni yanjye. Imana irarakara. Mujye mubigendamo bukeya rero, abo Imana yagerageje kuzamura ikabageza ku rwego rukomeye, ikabageza ku ntera ishimishije. Mu by'ukuri mujye mubigendamo bukeya mwiyoroheje, kugira ngo Imana ibibarindiremo. Mujye muhereza Imana icyubahiro, mwerekane ko ibyo mufite byose ari ibituruka ku Mana, mubihabwa n'Imana atari mwebwe. Imana nishimwe cyane. Icyo ikeneye nuko icyubahiro cyayo ureka ikakigumana. Ikigushakaho nuko nicyo cyonyine ikeneye kuri wowe. Icyubahiro cy'Imana ikigumanira ni icyayo. Ivuga ngo Mana icyubahiro ni icyawe, ibi byose ni wowe, si njyewe, ni wowe muri jyewe. Haleluya. Imana iguha umugisha ko wabyemeye, Imana iguha umugisha ko wemeye kuba igikoresho cy'Imana, Imana iguha umugisha ko wemeye ibyo bibitsanyo by'Imana bikaba muri wowe, hanyuma ujye ubirindisha gukiranuka kugeza gupfa, kugeza ku iherezo. Reka dusenga Imana. Mana yacu turagushimye kuko wadutoranije ubwawe, ukadushyira mu rugo rwawe ngo tube abakozi bawe ndetse n'abaja bawe, abagaragu n'abaja bawe. Waraduhamagaye Mwami, twebwe ubwacu twubatswe muri matiyeri zoroshye cyane, abanyantege nke tunanirwa kenshi, duhura n'ibirushya byinshi, kenshi tugacogora, ariko iyo duhaye imbaraga turakomeza, ariko iyo ushyize ubutwari muri twe turakomeza. Mwami, nyemerera rero ngushime kubw'umurimo wawe Data wera. Ibi washyize muri twe, ibi waduhaye, ubirinde cyane, duhe imbaraga, duhe ubwenge, duhe kuba maso ndetse no kwirinda, kugira ngo ibyo washyize muri twebwe bidahinyuka. Urakoze Mukiza. Rinda abakozi bawe, rinda abera bawe, abavugabutumwa, abashumba, abaposozi n'abandi bahagarariye amadini n'amatorero bakora umurimo wawe, bamamaza ubutumwa bwiza. Hari abanyuza mu bimbano by'indirimbo, hari abahanuzi, hari aberekwa. Umuntu wese ugerageza kwamamaza ishimwe ryawe Mwami, mushyigikire.
urinde ibyo waduhaye, turinde mwami uduhe imbaraga zo gukiranuka. Turagushimiye cyane ko ubutumwa bwiza bwamamara, tugushimiye inshuti zacu zidufasha, tugushimiye abaterankunga uduha, abaduhurira imbere yawe dusenga. Ubakomeze, harimo ababyeyi, harimo abakobwa, abasore, n'inkumi, n'abagabo, n'abakecuru, mwami Imana yacu, umuntu wese ufite intego yo gukorera, komeza umushyigikire. Tugushimiye byose uduhaye kandi kukubirinda mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Imana ibahe umugisha mu izina rya Kristo Yesu. Amen.